ushobora kuba watekereza kuza gutura mu karere ka Rubavu kuri bije nkeya ugatunga etage cyangwa se inzu igeretse. Umunsi tuzanye inzu igeretse iri mu kagari ka Nyarurembo, ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero, inyuma gato ya Sako cyangwa hafi n'umurenge. Aka kayira ni akayira kava ku murenge naho hafi ya Sako twababwiye. Yes, tugarutse gato tuje kugurisha iyi nzu ku mafaranga turaza kubabwira. Iyi nzu iri mu kibanza gifite ubuso bugera muri 700. Murumva ko ari ubuso bugari cyane. Ushobora gusigarana iyi nzu ukagaba kabiri ukahashyira kadastere, ibintu bikagenda neza cyane. Ifite intere nziza ku buryo kuhageza imodoka ni ibintu byoroshye. Yes, urabona ko hano dufite ikibuga kinini cyane ku buryo bya bindi natangiye mbabwira, turamutse tugabanyije kabiri iyi side, hano hasigara parikingi y'imodoka 2 cyangwa se 3 bitewe n'uburyo ziri amajipe. Iyi nzu hasi irarangiye ariko hejuru harabura amasuku gusa, haraburamo amasuku, amakaro ndetse no gusetingamo amatoilette kuko umuriro mu nzu yose urimo. Hano hantu twatangiye tubabwira ko hari mu buso burenga 700. Mbere yuko tuzamuka hejuru, reka tubanze tuzenguruke iki kibuga cyose turebe ubuso bwose bugize iki kibanza. Ni amahirwe yaba adasanzwe ku muntu kuri miliyoni za zindi nkeya cyane twatangiye tubabwira ko ari nkeya, turaza kubabwira mu kanya gato cyane amafaranga ushobora kuzana mu karere ka Rubavu ugatunga etage, ukabarwa mu bantu batunze etage, kandi ayo mafaranga n'ubundi yashobora kugura kadastere isanzwe muri uyu mujyi wa Gisenyi. Hano hantu twatangiye tubabwira ko hasi harangiye, hejuru ari ibyumba 4 na saro. Iyi nzu irameneye kandi harimo krone ku buryo ushatse gukomerezaho hejuru. Turaza kubereka krone zose mu yindi video, ndetse tubereke n'uburyo ibyumba bitarangiye hejuru aho bigeze, kugira n'ushaka kuba yaza kugura aha hantu azabe afite amakuru yuzuye mu gusetingamo amatoilette ndetse no gushyiramo amapave bisigaye. Reka tubereke mu nzu ya yindi irangiye, tubone tubereke mu nzu itararangira dusoza video. Inzugi zikozwe muri rwa rubaho rukomera cyane, urubaho rwa ribuyu. Uyu muntu yarateguye, bibaye ngombwa ko agurisha ku mpamvu ze bwite tuba tudashaka kumenya. Naho ubundi iyi nzu rwose ni residential, twagakwiye gutunga ari residential. Ku muntu waza kugura aha hantu, nagira ngo cameraman abereke iyi side yose. Dore na kamera zirasetinze, iriya ni kamera, buriya bari kutureba. Noneho ndagira ngo cameraman yerekeze kamera hano, manze mbabwire ibiciro mbere yo kubereka ibindi bintu bigize iyi nzu yose. Iyi nzu turayigurisha kuri miliyoni 82 z'amanyarwanda, ukaza twagutuza ahantu muri quartier nziza. Iyi nzu ikora ku mihanda 2 kugira ngo twatangiye tubibona. Ituye muri Rompuwe, inyuma gato ya Sako ya Rugerero. Dukomeza tubereka cya gice kindi cyo hejuru kiri infinished kitarangiye, kugira ngo muzaze muzi ibyo mwakosora. Ushaka kuza kuba utuye muri iyi nzu ukazayikoresha witonze, n'ubundi nta kibazo. Ni chambre principale, ifite bariko yayo kandi ikagira na douche na toilette aho cameraman ahagaze. Ni chambre yisanzuye cyane, ikaba ifite ahantu washyira garderobe kandi ikaba ifite ibindi byumba biyunganira 3. Hari iki kiri iburyo bwacu n'iki kiri ibumoso bwacu, buri cyumba gifite douche na toilette. Abantu benshi bakunda kubaka ntibashyiremo douche na toilette buri cyumba, ariko umuntu yaragerageje abisetingamo abyaza umusaruro ikibanza cye uko bigaragara. N'iki cyumba nacyo gifite balcony yacyo ireba hanze, gifite na douche na toilette yayo. Twihuta cyane tujya kuri rooftop ya nyuma, tubereke noneho view y'ahantu. Muzaze mufite amakuru yuzuye, muzi ibintu mwakoresha. Murabona ko igipande kirahari, harabura amakaro no gusiga sima ya indi ya nyuma twita sima inyereje.
turagana aha imbere twerekeje amaso n'amaboko ni ku muhanda wa kaburimbo uturuka mu mujyi wa Gisenyi, aho mureba twerekeje ukuboko, naho hariya ni muri rompuwe ya Rugerero, aho mureba gato ni ku rusengero rw'Abadive, ndetse hino y'urwo rusengero hari umurenge, aha hafi hakaba hari na sako y'umurenge wa Rugerero. Kuri ya mafaranga twababwiye mutuzanire ayo mafaranga rwose tubahereze aha hantu, ni ibintu bidasanzwe cyane kuba watura aha hantu hameze gutya kuri icyo giciro. Muduhamagare kuri 078 387 555. Ibihe byiza, turabakunda cyane.